Kristo Yesu akuzwe. Fashe umwanya kugira ngo ntange témoignage ku buzima bwa Beyata mu bugendo twagiranye mu myaka 13 ishize. Namenye Beyata mu 2012, ndabyibuka c'était la veille de mon mariage. Mubona bwa mbere namubonye mu gihe cyo gutwikurura. Nibwo namubonye nyine face to face. Icyo gihe rero yari muri babandi batera indirimbo zisohora umugeni bagiye gutwikurura. Kwa kundi yahoraga yishimye n'icyo gihe niko yarameze. Imihango iraba tumajije bamaze gutwikurura, bansaba ko ari ngiye usenga. Ndabyibuka nateye indirimbo ya Shimwa, tuvuga ngo Shimwa mwami wacu. Tumaze gusenga, dusoje nyine yahise akubita igitwenge ati domase ati irijwe twari twaye muri Sentoma. Mu by'ukuri nkora ubukwe nari mfite korali narimbagamo, ariko nawe umugabo wanjye nawe aririmba muri Sentoma. Iyo message y'uwo munsi ya Beyata, iryo jwi yagivuze ako kanya, byabaye nk'irima mission yuko ntangiye ubuzima bushyashya, ko ngomba gukurikira umugabo. So nabaye nk'uyambuye korali nabagamo nza muri Sentoma dake. Icyo gihe yari presidente wayo, ari n'umukuru wa centrale. Mu by'ukuri inshingano yakoraga zabaga ari nyinshi, ariko nigeze atuburira umwanya ku buryo kutwigisha, kuduhugura, kandi iteka ukabona ko washishikajwe n'uko ibyo dukora tubikora bitunyuze, kandi kumva ko hangayikishijwe n'uko Imana iri kubyumva. Mbese twiteguye, turi kuririmba neza, ubwacu turifashije. Ibintu bikinkomeza n'uyu munsi, banshinze spiritualité muri korali, ariko nanjye iyo mbona tujagaraye birambabaza kuko numva ko aho tugiye ari ahatagatifu, kandi na message tugiye gutanga ari igomba kutwubaka twebwe ubwacu no kubaka abo tugiye gufasha gusenga. Usibye rero ubwo buzima bwa korali, ari mu bantu bankundishije kwegera Imana cyane. Mu by'ukuri nakuze n'umwana w'umukristo nanjye, ariko nkajya mvuga ngo twaya dukunda kuganira, muvugana inkumbuye ubuzima bwanjye na Yezu ubwo mu gihe cyanjye cy'ubujene cyane. Mvuga nti wowe uri kuviva ibintu nabayeho ndi umwana, n'ubuse nge nzongera kubisubiramo ryari ko mbona uri kubinkumbuza. Akakomeza rero wanshishikaza gushengerera, ukabona groupe yose yakoze ahangayikishijwe nuko nanjye mba nyirimo. Duhuriye mu magroupe menshi, twari duhuriye mu magroupe menshi, ariko n'ubu ngubu sinzi, ntago ndi kumva ko yagiye, ndi kumva n'ubundi tukiri kumwe, kuko ndakora akantu kose nkumva ntibugakora. Eske biyatari kubyemera ko tubikora gutya? Najya no gusenga mbabaye nkumva umutima urankomanze. Oya, yaratubwiye ngo tujye twishima kandi duhurire munsi ya tabernacle. Hari umwitozo yansigiye mu gihe gitoya mbere yuko agenda. Nibuka twagize retraite ya Evre de l'Église iheruka, aca mu gikari abona ntariyanditse kuri groupe, arambwira ati vitete ntabwo uzaza. Nari maze iminsi musuye nyuma ya operation. Ndamubwira ni rero nabaye umuntu wa fake, nsigaye rwose niyandika ubundi bikarangira ntabonetse. Ahita ambwira ati oya, ati ntacyo, ati ntuyandike, tuzadutungure, tuzadukorera surprise. Ndamubwira nti ibyo byo nzabikora. Nabyemeye, ariko ntazi ko biri bukunde. Pourtant mbona ko yarankeneye uwo munsi kugira ngo message yaduhaye nyisigarane nanjye kandi nyumve inyubake mu minsi isigaye. Icyo gihe twaragiye nyine dukora retraite nk'ibisanzwe. Noneho ikintu kiri gukomeza kunkomeza ni amagambo yatubwiye dusoza umwiherero n'inyigisho y'uwo munsi. Yaratubwiye ati bavandimwe, dutahanye iki? Dufashe ngamba ki? Ntitukamenye ko ibyo tugiye kwemera ako kanya ari bizakomeza kuduhuza nawe no mu bundi buzima yagiyemo. Twafashe gahunda yo kuzajya dusura Yezu kenshi, nibura 3 mu cyumweru. Tubifata nk'umwanzuro w'umwiherero, ariko tutazi ko mu by'ukuri kwari kutubwira ko ngiye kugenda, kandi hariya niho tuzajya duhurira na roho zose. Uwo munsi twari twize ko mu gushengerera Option du Tabernacle ariho dukusanyiriza abantu bose, ari abo turi kumwe fisikoma n'abandi turi kumwe buroho, ndetse n'abandi Yezu ashaka gukiza akeneye ko tumuzanira. Byampaye ikintu gikomeye cyane, bimbera impamba, numva ni kado muvanyeho
kambyite ku minsi ya nyuma kuko ntabwo twongeye guhura. Ariko ikindi nshima ubwo nagiye nshamo nyine imyaka 13 ni myinshi. Ikindi nshima nuko la veille umunsi aremba ku wa kabiri ntabwo twavuganye, ariko c'est comme si muri ngewe hari ikintu cyari kiri kumpindukamo, kuko umuvandimwe nabonye mu gitondo yandika ku rubuga ngo arababaye, ngo afite ububabare burenze. Mu ijoro ryo ku wa kabiri nanjye ntabwo nigeze nsinzira, ntabwo nari nzi ikintu cyabaye mu mubiri wanjye, ariko numvaga ndwaye. Namaze kurya nimugoroba ndaremba ndatumba ndababara cyane mu nda, ndari ijoro ryose ngenda, ku buryo mu gitondo byose njya kwa muganga mvuga nyine qu'est-ce qui ne va pas muri ngewe. Njya kwa muganga, ngeze kwa muganga nibwo Roseline bari kumwe yampamagaye atahuri Pfukamusenge, aturi hehe, ndamubwira nari ngeze mu mujyi, ati Pfukamusenge umuvandimwe ameze nabi. Muri bwa bubabare bwanjye nanjye ndwaye nyine ndapfukama ntangira kubwira Yezu, nkamwereka ko igishura cya beta nta wundi muntu wagifata. Muri iyi story yo muri Bible aho umuhanuzi yasezeye agatanga igishura cye nka kado kubo babanaga kugira ngo azasigara akora ibitangaza cyangwa n'imirimo yakoraga. Ntangira kubwira Yezu igishura cya beta kirarebereye, nta wundi muntu wagishobora uretse gatoya tubanze twitegure tuzarebe ko nibura muri twebwe hari undi uzabasha gukora n'ibyo yakoraga. Hari roho nyinshi zikeneye kukugeraho à travers muri we, nkuko yamaga avuga ngo je préfère souffrir pour sauver les âmes. Rero ubwo bubabare nagize mu kwa kabiri n'icyo gihe kugeza njya kumureba Faisal, ntabwo numvaga nyine ko ari ububabare bw'umuntu umeze nkaho ari kuntransferamo souffrance nayo yari afite, ahubwo nabifashe nk'uburwayi. Njya kwa muganga ariko bamfatiye ibizami sinanasubira kureba resultat. Ni Faisal kumureba nimugoroba, ariko ntabwo twabashije kuvugana. Gusa muri ngewe numvaga mpangayikishijwe no kubona isura ye. Nagize amahirwe yo kumubona, ariko numva mbaye nk'umuntu ubaye renewed, numva mbaye nk'umuntu ubonye imbaraga ntarinze ahantu ziturutse, nkamubona nk'umuntu uri kureba ibindi tutari kubona. Pourtant ku baganga bo babonaga nyine ko ari umuntu wageze kure, ariko njye siko nabibonaga. Nabonaga nyine ari umuntu urangamiye ijuru, uri gushengerera, uri gukusanya, ariko ko yiryamiye mu mutuzo, ubona ko nta hababara, nta effort nimwe ari gukoresha ku mubiri. Nasohotse mbere aho twari kumwe, ngende ndumva ngize imbaraga. Nyuma yo kumubona ndumva bimpaye icyizere gikomeye. Nyuma turasezera nyine turataha, ariko tukiri mu nzira nibwo batubwiye message yuko yitahiye. Ako kanya nagize ikiniga, amarira ntabwo nzama yaturutse, ariko mukongera kwikama nkongera nkumva ari hafi yanjye, nkashaka kumuhamagara, nkashaka kubwira Yezu ndi kumukijije urakoze, ariko kandi duteye icyuho. Ni decision yawe, icyemezo cyawe kirakomeye kuri twebwe, ni gusa tubashije kucyakira no kudukomeza kubasha kugera mu nzira yari arimo no kukugezaho abandi nk'uko nawe yabikoraga. Rero message yanjye ya nyuma nsa nk'usoza ni ukumenya icyo dukura kuri Beta. Mu myaka 13 twabanye namukuyeho kwihangana. Ndibuka mbere yuko bamukorera ino operation ya nyuma, nari ndwaye umutwe cyane ndembye, ndi muri konje muri sick leave. Arangije arampamagara, nari nabyanditse kuri groupe ya korali, arabibona, mbona yanyandikiye mu gikati, se bitura cyari mu rugo. Ndamubwira nti ndacyari mu gakonje. Hari ku wa kane, kuba atazi Beta rero kenshi Beta ku wa kane habaga ari umunsi special kuri we, ni umunsi wo guhura na Yezu. Yarabidukundishije, abagiye bamenyana nawe, abagiye bahura nawe bazagenda babivuga. Uwo munsi yarampamagaye nari ndi mu rugo, numva nta na gahunda mfite yo kuhava kuko nyine nari ndwaye. Arambwira ati Kanombe haba misa saa 6 tujye gusenga. Ndamubwira nti nereka ngire vuba, nereka nitegure. Hari bibaye nka saa 5:20, nditegura vuba tujya mu misa. Tuvuye mu misa haba hari adoration kuri chapelle ku Kanombe, turashengerera
hashize umwanya nyine turahaguruka turataha. Mu gutaha nibwo twaje tuganira, ntabwo yarigeze anyerurira mu by'ukuri ko afite kanseri, ko yongeye kugaruka kandi ko afite ububabare burenze, kubera uko wabonaga ari umuntu usanzwe, nta gikuba yigeze aca ngo ubone ko yewe mbese nk'umuntu utakira buri wese. Oya, nanjye abimbwira nabonaga ari ibintu nk'uko umuntu yakubwira ngo ndwaye grippe. Yewe na grippe ubona ko umuntu wenda yafunganye amazuru, ariko yafataga kanseri nk'aho ari indwara yoroheje cyane. Mu gutaha nibwo yambwiye ati rero ngubu tubona nsigaye nambara ibintu bitamfashe, kubera ko ati ndabyimbye cyane mu nda. Yari yaratubwiye ko afite ikibyimba mu nda, ariko ntabwo natekerezaga ko yaba ari kanseri yongeye kugaruka. Niba ndamubwira nti se nibyo ngibyo uri kumbwira ukabimbwira umeze gutyo? Mva nkubwiye nicyo akoze urakoze, nzi ko utumye mpita nkira. Araseka ati se ukiri iki? Ndamubwira umutwe wanjye burya ni akana, bashije gukompara ububabare mfite n'ubwo ufite, ntabwo nshobora kuvuga ngo ndarwaye, ni njye ndi muzima. Ntabwo akatujya kuri kese yawe bimeze bite, atangira kunganira iby'uburwayi, ariko tutiri ubona ari umuntu udafite ubwoba, utacitse intege, udahangayitse, ku buryo iyo shusho y'uwo munsi yanyambitse izindi mbaraga zo kwemera kwakira ububabare. Twari tubizi ko mu minsi yabanje nabwo yari yararwaye kandi akababara, ariko iyi tumeur ya nyuma yayitwayemo ku buryo ntazi, utabona ko udashobora kumenya ko ari umuntu ufite ikibazo. Byampaye rero kwakira ububabare mu buzima no kubasha kwiyumanganya, kandi marigire ko naba mbabaye ntibimbuze gusanga abandi bababaye, kuko ubuzima bwe yakomeje kubamo nk'ubuzima busanzwe, akomeza kwita ku bandi. Umva kwibaza umuntu urembye kuri urwo rwego ampamagara njye urwaye umutwe akambwira ati bite, umerewe ute? Ukumva hangayikishijwe no kumenya amakuru yawe kandi ari we wakagombye kuba umenya ye. Ibyo rero bikwiye kuba inyigisho kuri twese, kuko akandi yambwiye uwo munsi yarambwiye ngo rega ngo nta mwana wa Bikira Mariya ushobora gutandukana n'imibabaro, nk'aho yarangije kwakira ko kubabara atari ikibazo ku buzima, ko ahubwo ari ibintu tugomba kubana nabyo kandi bitwegereza ikuzo. Ati na Yezu yarabivuze, ati na Bikira Mariya bitubwiye ikibeho. Ati rero umusaraba, ububabare bukwiye kutwegereza umusaraba kuruta uko butujyana kure yawo. Ati burya igihe umuntu ari mu bibazo cyangwa ahangayitse nibwo aba yegereye ijoro, nibwo abasha kuvuga bigatambuka, nibwo abasha kunga ubumwe na Yezu mu bubabare yagize. Numva rero ari message yafasha buri wese ko ubuzima tubamo buratandukanye, turababara, ariko ububabare bukwiye kudufasha kumva ko dukwiye kwitagatifuriza muri bwo. Nicyo kintu cyane cyanyobatse mu minsi ye ya nyuma. Ikindi bwari ubuzima busanzwe twasangiraga, kuko abo tuvukana bamuzi cyane kundusha. Yari umuntu wisangaga muri famiye yanjye, ari mama amufata nk'aho ari mukuru wanjye atabyaye. Abavandimwe tuvukana bose bari kumbwira ati rega, ati ndagukomeje, atari ko ati humura, ati ntabwo ushobora kuba umutagatifu ukiri kuri ino si. Ati kandi ikindi, ati urupfu ni inzira ituvana mu kibi itujyana mu cyiza. Ati wagize amahirwe wabonye umuvugizi. Yatanizeye ko aho ari tuzahagera a travers y'ibyo yadukoreye hano ku isi, ndetse n'ibyo azakomeza kudukorera aho yageze. Ariko kandi ntanga na message ya nyuma muri ino minsi yo kuva ku isi kwe, dukwiye kuyifata nk'igihe gikomeye cyane cyo gusabira roho ye no gusabira abo yakundaga gusabira. Beata yakundaga roho zo muri purgatori, agakunda no kubwira abantu bose ko bakwiye kwitagatifuza umunota ku wundi. Ngira ngo abenshi muzi ikiganiro cye, wenda hari n'abandi bagiye babivugaho, ariko ntabwo ari ku busa gusa. Ajya gufungura iriya channel yarambwiye ati ngiye kuba umu-YouTuber. Ndaseka cyane turi kumwe, ntibikagira inkuru. Ugiye nawe se kuba babana birirwa barya amafaranga y'abantu? Ati reka. Ati njye ndumva mfite mission. Ati nkeneye kubwira abantu ko muri ubu buzima turimo ushobora kugira ukwitagatifuza kugeza kuri abo bose twirirwa twumva. Ati no kubakusanyiza amateka y'abandi babayeho nkatwe, kugira ngo bumve ko intambwe y'ubutagatifu ishoboka. Nuko yatangiye ikiganiro, abenshi wenda mujya mugikurikira,
ariko nacyo kidusigire ntabwo nava ngo kinadusigiye, ahubwo dukwiye kugisigasira kugira ngo nibuze iyi mesaje yatangiye izagomeze igere no ku bandi, wenda hazaboneke n'abandi batanga ibiganiro bakomereza aho yari ageze, twumve koko umutagatifu ari umunyabyaha wababariwe. Twese turi abanyabyaha kandi dushobora no kugera kuri ubwo butagatifu malgré nos péchés. Beata rero aruhukire mu mahoro kandi nkomeza buri wese wamumenye. Njye ndakomeye, sinzi impamvu ndi kugera aho nkababara, ariko nkongera nkashaka kwinjira mu byishimo arimo. Yahuye na wa batagatifu yirirwaga atubwira, yahuye na Tereza w'umwana Yezu yakundaga. Mperutse kubona agafatwe ka nyuma abantu batangiye gupostinga, mbona afite ishusho nk'iya Tereza w'umwana Yezu, kandi ntabwo nari narigeze mbibona mbere. Ndavuga nti ubu ndibaza rero umuhobero umurimo wowe n'aba bashuti bawe bose bo mu ijuru mwahuye, ngira ngo bidutere inyota natwe twumve ko tuzagera nk'aho yageze, tuzishime nawe ntabwo azaba yarasaruye ubusa. Umugani wa Tereza w'umwana Yezu ati nzabaho ijuru ryanjye nkora ibyiza ku isi. Beata nawe mesaje n'ubuzima bwe yabayeho, dukomeze kugenda muri uwo mujyo nk'uwa Tereza w'umwana Yezu, koko aho ari akomeza akora ibyiza kandi yibereye mu ijuru. Turamusabira kandi nawe adusabira. Nasoza mbabwira ngo mwese inshuti za Beata, nk'uko yakundaga umutima mutagatifu wa Yezu, ndamubatuye. Umubabare bwe nakundaga kumubwira kenshi ni tiye toujours dans mes pensées, ariko nagushyinguye mu mutima mutagatifu wa Yezu. Namwe rero inshuti ze n'abandi bazamenya ibiganiro bye byose, batuye umutima mutagatifu wa Yezu, niho dushobora kubonera amahoro, niho dushobora guterera intambwe, kuko dusanga Yezu wadutegereje umunota ku wundi kandi ntabwo aturambirwa. Mugire ibihe byiza.